84. Uwiteka Mana ikomeye, Uwiteka nyiricyubahiro, Uwiteka wewe wisesuye igitinyiro, tukuje imbere kuri uyu munsi w'isabato, tugushimira ubuzima ukomeje kuduha. Turakwinginze mu izina rya Yesu ngo utwigishe kwicisha bugufi imbere yawe, utwereze imitima, udutekerere muri uyu munsi, maze nidutaha tube turi ibiremwa bishya, tubisabye ku bwa Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Muraho neza kandi bari gushima Imana yahamisha ikiganza. Imana ibaha umugisha. Wabona kuntu mutuje, buri muntu wese yabona ko mufite inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Muri iyi gahunda yo kuramya twinjiyemo, mbazaniye abashyitsi tugiye gufatanya nabo. Turi kumwe n'amakorali abiri yinjiye ari budufashe muri iyi gahunda. Turi kumwe n'abadiyakoni n'abadiyakonikazi bari buze kudufasha, ndetse naho imbere hari itsinda ndi kumwe naryo riri buze kudufasha muri iyi gahunda yo kuramya. Njyewe uyoboye gahunda nitwa Kamanzi Vincent. Turi kumwe na Erida Isayi Nzabamwita uri budufashe mu gusenga buheruka. Turi kumwe na Pastor Deogratias uri budufashe umuhango wo gukiranukira Imana. Turi kumwe muri iyi gahunda na Pastor Karasira Gerard, umuyobozi wa firidi yacu. Reka nsabe tumwakire, narangiza nawe atwakirire umushyitsi yatuzaniye. Reka tumusabe ahagarare hano imbere, niturangiza tumwakire, tumusabe kutwakirira umushyitsi yatuzaniye. Murakoze. Pastor ni karibu. Sashimwe. Sashimwe. Isomo ry'abatsinze n'icyo bari kugira ngo amene ubundi. Kandi n'ubushize nabibasabye. Sibyo. Iyo munyakiriye imvugo mwakoresha yose ni ngewe ushima nkagira ntamina. Sibyo. Murakoze rero kuba mutwakiriye kandi tunejejwe no guterana namwe kuri uyu munsi wera wo kuramya, kuko pastor wanyu ansabye kwakira umushyitsi twabazaniye. Turi kumwe n'umushyitsi, ni umwe mu bashyitsi benshi y'inyoni ifite
hamwe na kaminuza nk'ikigo cya Inyoni na diviziyo muri iki cyumweru cyane cyane kuri Isabato no ku munsi w'ejo uza bafite abashyitsi benshi bashimye rero ko umwe muri bo aza guterana natwe kandi ndabashimira ko mwamwakiriye ntabwo ari imvugo iziguye ndi gukoresha kuko mwamaze kumwakira usibye ko ari gahunda isanzwe ngo mpaguruke mwakire ariko siko mwatwakiriye hariya ku marembo ahangaha niho mureka kutwakira ariko reka mbamenyeshe umushyitsi uwo ari we turi kumwe na Pastor Dr. Juvenal Barisasa Pastor turi kumwe ni umunyarwanda nahoze mbona benshi bari kunshira amarenga ngo nimusemurire ariko ni umunyarwanda kavukire ntabwo ari ukukiga nk'uko tujya twakira abashyitsi benshi bakavuga ngo nabo bashimye kuba abanyarwanda ni umunyarwanda wavukiye mu Rwanda wakuriye mu Rwanda ukunda u Rwanda nubwo akorera hanze ntiyaruhunze ni inshingano zimubeshayo akomoka mu karere ka Burera mu murenge wa Butaro mu itorero rya Kadero niba nibuka neza ariko uyu munsi ari kumwe natwe ari umukozi w'itorero Pastor Dr. Barisasa ni umupastor wejejwe akorera ku rwego rukuru rw'itorero kuva mu kwezi kwa Karindwi gushize yatoranijwe kuba uwungirije umuyobozi w'icyiciro cy'uburezi muri General Conference yari amaze igihe kirekire ayobora departement y'uburezi muri diviziyo y'Afurika y'Iburengerazuba ifite icyicaro Abidjan muri Cote d'Ivoire nk'uko mbabwiye rero yize uburezi yize iyobokamana yize n'andi mashuri ntari burondora ahangaha ni umupasitoro wejejwe ariko cyane cyane akaba umurezi simvuze ko atari umupasitoro ni umupasitoro wejejwe ariko cyane cyane akaba umurezi akoreye iri torero imyaka isaga 27 yaje rero guterana natwe mu nshingano ze afite byatumye abana natwe ariko ntari kumwe n'umuryango we nyamara hari ikindi gihe aje agira akazana nabo afite umufasha we yitwa Victoria bafitanye abana batatu b'abasore ni umuntu ukunda Imana ni umwanditsi w'ibitabo ntimuze kongera kunsaba kumusemurira ariko nimwumva nta migana aciye ya kinyarwanda biraterwa n'igihe kirekire amaze muri Afurika y'Iburengerazuba ndizera ko mufatanya nanjye kumwakira reka murarike yigire hafi tumwakire ahagaze mumfashe tumwakire yagize ngo amen murakoze cyane Pastor turabakiriye Imana ibaho umugisha kandi bakoreshe mu izina rya Yesu
ya 9 tugiye gufatanyiriza hamwe. Bibiliya yanyu dusome mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 umurongo wa mbere. Mu gice cya 11 cy'urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere ku murongo wa mbere dusome: mugere ikirenge mu cyanjye kuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Ndasubiramo: mugere ikirenge mu cyanjye kuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Tugiye gusenga duciye bugufi abimbere dupfukamye, n'undi wese biri bushobokere, abo bidashobokera mu komeze muhagarare mu mwanya murimo. Dusenga Imana. Data ushobora byose, Mwami Imana ikomeye iheranije mu cyubahiro, turagushimye, turaguhimbaje
kuko uri Imana itangaje, itwitaho, itugenera ko turama, itugenera ko dushobora guhaguruka tugatambuka. Uyu munsi turiho ku bwawe, ni wowe watuzanye, ni wowe wadushoboje kwicara dutekanye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimira ko waduhaye uyu munsi, aho dushyira byose ku ruhande kugira ngo tubone uko dushyikirana nawe, uturinde ikiturangaza. Turagushimira Yesu Kristo watanze kugira ngo atwuzuze nawe mu bihe byose twahabiye kure yawe, mu by'ubugoryi bitagira umumaro, utubabarire utwakire. Twazanywe no kukuramya, twazanywe no kuguhimbaza. Turagusaba Mwami Imana ihoraho ngo duhe ku mwuka wawe kugira ngo dushobore gushyikirana nawe koko. Dusabiye umugisha iki gihugu, dusabiye umugisha ubuyobozi bwacyo, dusabiye umugisha abaturage bacyo, ngo buri wese yige kugutinya, yige kukuramya, kandi buri wese akwemere nk'Imana ye. Dusabiye Mwami Imana ihoraho itorero ryawe ku isi yose no muri iki gihugu cy'u Rwanda. Dusabiye ubuyobozi bwaryo, dusabiye abizera bafite uko bateranye uyu munsi n'abatabishobojwe n'impamvu zitandukanye. Mu mwuka wawe buri wese umusanga aho ari. Tugarutse imbere yawe muri iri teraniro, tuzi kuri kumwe natwe. Turagusaba ngo ubwiza bwawe bubane natwe, kandi umugaragu wawe Pasitoro Barisasa watoranije kugira ngo akuvugire muri iri teraniro, umucishe bugufi. Icyubahiro kibi cyawe Nyagasani, kandi umwuka wawe amuzeho kugira ngo avugane imbaraga yemeza imitima. Ijambo ryawe wamutekereye uririnde inkomyi iyo ari yo yose mu mitima yacu. Umwuka wawe avugane natwe. Uha umugisha buri muntu wese waje kugannye, uha umugisha buri wese uwukeneye. Icyubahiro cyawe kibe muri iri teraniro, kuko tubisabye mu izina rya Yesu. Umwanya mwiza wo gutura amaturo no kugarura kimwe mu icumi. Mbere yuko iyo gahunda ikorwa, reka tubanze dusome amagambo akurikira. Bafite ibyigisho binini ni ku paji ya 87. Reka tugendane. Gahunda yo kugarura cya 10 no gutura amaturo. Ibanga ryo gutanga kw'Abanyamakedoniya. Mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto 8:5 aratubwira hati, icyakora ntibagenje nk'uko twibwiraga ko bazabigenza, ahubwo babanje kwitanga ubwabo, biha umwami wacu, kandi biha natwe nk'uko Imana yashatse. Mu magambo twasomye ubushize, twabonye uburyo abizera b'i Makedoniya basabye kandi bakinginga Pawulo ngo abahe amahirwe yo kugira uruhare mu gutanga. Nanone kandi twabonye ko abo bizera batari abakire, ahubwo bari abakene. Mu gihe abenshi muri bo bari gukoresha ubukene bwabo nk'urwitwazo rwo kudatanga, abo bizera ntabwo bigeze bemerera ubukene bwabo gupfukirana ubugiraneza bwabo. Mbese
ni iki kikubuza gutanga uyu munsi? Mbese ni ubukene? Mbese ni uko winjiza bike? Mbese ni imyenda? Cyangwa nta mpamvu igaragara ihari? Icyaba kitubuza gutanga cyose, dushobora kwigira ku bugiraneza bw'abizera b'itorero ry'i Makedoniya. Ibanga ry'Abanyamakedoniya ni uko babanje kwitanga ubwo bihaga umwami wacu. Kwitanga ukiha umwami ni ibanga ryo gutangana ubushake. Abakene n'abakire ntabwo bashobora kugera ku rugero rw'Abanyamakedoniya batabanje kwiyegurira umwami. Gutanga nyakuri ntabwo bitangirira ku byo dutunze, ntabwo bitangirira mu mifuka yacu cyangwa uruhago tubikamo amafaranga. Bitangirira mu mutima weguriwe Uwiteka. Icyo duhamagarirwa ubwo tugarura icya cumi kandi dutanga amaturo y'ubushake, reka tubanze twegurire Yesu imitima yacu, Imana mbere ya byose. Kadusenga Imana. Urakoze Mwami Imana yacu, urakoze kuduhaye umwanya nk'amahirwe kugira ngo tuwukoreshe tuzirikana isano dufitanye n'ijuru. Niyo mpamvu tutarakwiyegurira ntacyo dushobora gutanga, tubanje twaguye imitima yacu kugira ngo twemere kugengwa nawe n'ubushake bwawe, maze nitugendera mu mategeko n'amateka yawe, tugakora ibyo ushaka n'ibyo ukunda, uzatwembera ikamba ry'ubugingo. Abana bawe bagiye kurambura ibiganza batanga, ndagusabye kugira ngo utanga wese ahabwe umugisha nawe. Dusabiye n'abandi batagira icyo bitaho ngo Umwuka Wera bagenderere, abereke igikwiriye gukorwa kugira ngo twese dufatanye uyu murimo urangire, twitahire iwacu mu ijuru. Uduhire mu izina rya Yesu. Cyawe cyambaraguyeho ibyaha byose, ntiwari uwo gupfa nongera kubaho. Nagaruwe mu rugo n'amaraso yawe Yesu, kukugira birambagije. Ubu ni umwana mu rugo, Satani nta bubasha agifiteho, wamutsindiye ku musaraba i Gologota. Igitambo cyawe cyambaraguyeho ibyaha byose, ntiwari uwo gupfa nongera kubaho. Nagaruwe mu rugo
amaraso yawe Yesu kukugira birampagije ubu ni umwana mu rugo Satani nta bubasha agifiteho wamutsindiye ku musaraba igorogota ntera kugushima iyo ntekereje ineza yawe wankoze ku mutima Yesu we oya mwimbuza ntarashika ku ntego reka muvuge inze yose ibikorwa bye igitambo cyawe cyamaraguyeho ibyaha byose ntiwari uwo gupfa nongera kubaho nagaruwe mu rugo n'amaraso yawe Yesu kukugira birampagije ubu ni umwana mu rugo Satani nta bubasha agifiteho wamutsindiye ku musaraba igorogota cyane cyarangatekereza mbese nari kubuwa iyo mutaza kuhaba none ubu ndashinganye ndidegembya kubw'amaraso yawe Yesu yanenetse icyo nzi cyo ni kimwe nuko mu mutima wanjye mpora nishimye bikomeye igitambo cyawe cyamaraguyeho ibyaha byose ntiwari uwo gupfa nongera kubaho nagaruwe mu rugo n'amaraso yawe Yesu kukugira birampagije ubu ni umwana mu rugo Satani nta bubasha agifiteho wamutsindiye ku musaraba igorogota igitambo cyawe cyamaraguyeho ibyaha byose ntiwari uwo gupfa nongera kubaho nagaruwe mu rugo n'amaraso yawe Yesu kukugira birampagije ubu ni umwana mu rugo Satani nta bubasha agifiteho wamutsindiye ku musaraba igorogota
muze tubyine intsinzi agakiza karabonetse kundu duhanika amajwi turirimbe twaracunguwe haleluya yaratsinze haleluya turirimbe twarabatuwe tubivuge dushize amanga muze tubyine intsinzi agakiza karabonetse kundu duhanika amajwi turirimbe twaracunguwe Imana ibaho umugisha kubw'amaturo mutuye mu izina rya Yesu. Imbaraga Imana
ibyishimo ntibyatinze. Uwo mwana yarwaye umutwe, mu kanya gato cyane harapfa. Umubyeyi ntiyakererewe ajya kureba Elisa ku musozi wa Karumeli, amubwira ibyamubayeho. Baragenda bageze i Shunemu, Elisa yinjira mu cyumba, asanga umwana yapfuye kandi bamuryamishije ku buriri bwe. Elisa mu cyumba cyo hejuru asenga Imana yinginga, Uwiteka yumva gusenga kwe, umwana w'umuhungu arazuka. Mbese waba ugira icyumba uvuganiramo n'ijuru? Mbese ugira ibihe byo gusenga? Mbese waba ugira icyumba uvuganiramo n'ijuru? Mbese ugira ibihe byo gusenga? Icyumba cyawe cyo hejuru, kandi ujye ugira ibihe byo gusenga. Nawe ushaka icyumba, icyumba cyawe cyo hejuru, kandi ujye ugira ibihe byo gusenga. Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru, ikohereze gutabarwa kuva hera h'urusengero, iguha imbaraga ziva i Siyoni, yibuka amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokeje. Iguha icyo umutima wawe ushaka, isohoza inama zawe zose. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoze ibyo nahisemo kubasuhuza nkoresheje aya magambo yo muri Zaburi ya 20 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5, kugira ngo amagambo yanjye ya mbere mwumva aba ari amagambo abibutsa imigisha y'Uwiteka ahora abasezeranya buri gihe. Mumfashe nshimire by'umwihariko abayobozi b'aya matorero ari hano, ariko by'umwihariko umuyobozi wa firidi wacu wafashe icyemezo cyo kumpaye amahirwe kugira ngo nzi gukorana namwe mu by'umwuka kuri iyi Sabato. Ndagira ngo nsabe umuyobozi wa firidi yacu anyemerere
nsuhuze abantu bamwe muri rusengero atari uko ngambiriye kurondora cyangwa se kugira aho mbi cyubahiro kurusha abandi, ariko mu mbabarire mbikore, nizere ko bitari butere ingorane. Ninjiye mu rusengero cyane cyane tugeze hano, mbona cyane cyane kuri uruhande hari ba mama na ba data na ba sogokuru na ba nyogokuru. Nagira ngo nsabe umukuru wa fidi wacu anyemerere mbasuhuze by'umwihariko. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe imbaraga nyinshi, Imana ikomeze ibadukomereze kugira ngo dukomeze tubabone. Mushobora kwibaza impamvu mbikoze kandi mikora ahantu hose ngiye kubwiriza. Hari igihe iri torero ry'Abadiventiste b'umunsi wa Karindwi ritabagamwe amatara. Hari igihe nta matara yabaga mu rusengero. Bamwe muri bo bababwira ngo bazamukaga imisozi bakamanuka imisozi bajya ku rusengero. Muri iki gihe cyacu umuntu abura moto agasiba urusengero. Umuntu aba adafite inkweto ziboneye zigezweho agasiba urusengero ngo batamuseka. Ariko benshi muri bo hari icyo gihe bazaga mu rusengero bamwe batambaye n'inkweto, kubera ko bari badakurikiye inkweto, bari bakurikiye Yesu. Ntago bari bakurikiye amatara, ntago bari bakurikiye ibi byuma biduha umuziki mwiza kandi bishimira Uwiteka, ariko bari bakurikiye umwami Yesu. Hari bamwe muri twe bakiri bato barwara igicurane bagasiba kuza mu rusengero, ariko murabona bamwe muri bo bafite n'intege nkeya, ariko baravuga bati ntabwo twasiba mu nzu y'Imana. Iyo mbabonye birankomeza, kavuga nti uko byagenda kose niyo aya matara yazima nzabwiriza, niyo imodoka zabura nanjye nzagenda n'amaguru igihe nzaba ngifite imbaraga. Nukuri mujye mubampera icyubahiro kandi mujye mubasanga hari byinshi bazi tutazi. Hari amabanga yo kumenya Kristo bamenye icyo gihe, aricyo cyanatumaga barenga imisozi n'iyindi. Ariko muri iyi minsi wagira ngo Yesu yahindutse imyambaro n'amamodoka n'ibindi ntavuze. Uwiteka ahimbazwe. Pastor mugize neza kumpa aka kanya. Reka nubundi ariko ngerageze kwisegura. Mwumvise pastor avuga ibyanjye muri make, nukuri na byabaye ngombwa ko mwubaha. Ntabwo nagize amahirwe yo kubwiriza mu Kinyarwanda, ariko yambwiye ati none se ahubwo ni wowe ubwiriza, ko ari umwuka wera ubwiriza, ubivuge hanyuma baje kumva za grameri n'ibiki ni akazi kabo, ariko baje kumva ijwi ry'Uwiteka uko Ikinyarwanda cyaba kigoramye kose barataha bahagijwe. Nemeye inama yampaye, ibisigaye ni akazi kanyu. Muri aka gahe rero tugiye kuganira ku nteruro imwe gusa muri Bibiliya, ariyo pastor yadusomeye. Insanganyamatsiko iravuga ngo Kristo arashakishwa ariko ntaboneka. Hari abantu benshi kuri iyi si barimo bashakisha Kristo ariko ntaboneka.
reka nongere rero nsome iryo somo umuyobozi wacu yadusomeye mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe itorero ry'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa mbere haranditse ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Aho mwumva ntezwe nyine nkuko pastor yababwiye muhite mwongeraho kugira ngo tudatigiye. Murumva ni mumva ntangiye kujijwa kubisoma byanze muhite mubisoma hama dukomeze, sibyo? Mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Tekereza kuri aya magambo mu kanya gato. Ese wakumva umerewe ute uhuye n'umuntu maze akakubwira ati niba Kristo ashimishijwe n'imyifatire yawe mbona, uwo Kristo wawe ntawe nkeneye? Wakumva umeze ute? Wasobanukirwa ute ayo magambo? Byaba se bivuze ko ufite ubutoni buri ku rwego rwo hejuru ku buryo umuntu atekereza ko atagera kuri icyo kigero, cyangwa ahubwo yaba kubonyemo uburyo ubayeho udafite aho buhuriye n'ibyo yumva bavuga ku mwana w'Imana? Nari nasabye umwe muri abantu badufasha kuririmba kugira ngo tudatigiye twanabihera aho ngaho. Hari heza ubwo wawundi ucuranga, ariko nta kibazo twakomeza. Muri bumfashe gatoya iyi ndirimbo banza ari 122, nshaka ko mumfasha kugira ngo ikibwiriza tukibwirize hamwe. Turaririmba gusa ako gace ka mbere. Waduha urufunguzo 122 mu Kinyarwanda ngira ngo nyigiza hafi mbane nawe. Muririmba ariko muze kuririmba ariko mubitekerezaho. Turirimbe kandi tugende. Nyigiza hafi mbane nawe, ndacyandutira kubana nawe, ngumisha mu gituza cyawe, misha nibere mu buhungiro, misha nibere mu buhungiro. Ugize neza, ugize neza. Amagambo se ntituyamenyereye? Nyigiza hafi mbane nawe, nta cyandutira kubana nawe. Ariko rero imirongo ikurikiyeho hari ukuntu ijya intera ubwoba. Ngumisha mu gituza cyawe, bivuze ngo ndi mu gituza cya Kristo. Nibyo se ariko uri mu gituza cya Kristo? Mpisha nibere mu buhungiro. Ni ukuvuga ngo abantu batari mu gituza cya Kristo iyi ndirimbo nta kivuze, ntacyo. Cyo kuri uyu munsi ubishatse wareka noneho bigahinduka. Hari ingorane ikomeye dufite muri iki gihe. Uwo Kristo dusabwa gukurikira
bitaboneka, ko Kristo abantu bamushaka bakamubura. Uriya muntu wanditse urwandiko rw'Abakorinto avuga ariya magambo ntiyapfuye ntiyasinziriye, aracyahari. Iyi si irimo ibintu byinshi biturangaza, bidukurura, ku buryo iyo abantu batubwira ngo dukurikire Kristo ariko tukabura umuntu usa nawe ngo tumwigireho, twiyizira mu Isabato gusa, ariko guhera ku cyumweru tukikomereza ubuzima bwacu busanzwe. Ko Kristo tumwumva mu magambo gusa. Erega Kristo, hari uwigeze ahura na Kristo i Kigali hano? Kristo yabayeho anavuka kuri iyi si, Kigali itarabaho. None niba mu itorero ry'Uwiteka nta bantu basa na Kristo, nje mukambwira ngo mukurikire, ntamubwirwa n'iki? Ese Kristo avuga ati? Ese yifata ati? Ese ababarira ati? Ese arakara ate? Nabibwirwa n'iki? Nta muntu mbonye muri iri torero usa na Kristo. Muzi mwese ko ari ubwa mbere ngeze hano, sibyo? Ni ukuri pe, keretse hari nk'abantu babiri nabonye barimwo umuyobozi wacu, pe nta bandi bantu nzi hano. Ntimutekereze rero ko ntekereza ko mutera, reka da, ibyo ngiye kubabwira ni ibintu mbona ahantu nkora. Ndagira ngo mbibabwire ko bibaho, noneho nindangiza muze kumfasha dusabira abo bantu. Niba mwebwe mwera de, Uwiteka himbazwe. Nyamara ahantu hose njya ngenda hirya no hino, ni ukuri pe, hari ukuntu ujya ureba wabana n'abantu, cyane cyane iyo bamaze gukuramo amakoti yabo y'Isabato, maze ugahurira nabo mu isoko aho bagurisha, cyangwa ukinjira mu mamodoka batwara, cyangwa ukajya mu biro bakoramo, ugashaka wa Kristo wabonye ku Isabato mu makoti ukamubura. Ntabwo mvuga hano i Kigali, ndavuga iyo nibera iriya. Pasiteri se ntiyababwiye iyo mba? Ni ukugira ngo mubyumve mubasabire, noneho nabo bamere nk'amwe. Ese abantu biyitirira Kristo babayeho bati? Reka mbahe ingero. Njye nkunda kwisomera ibintu kugira ngo nimenyere ibintu. Hari ubushakashatsi buherutswe gukorwa muri Amerika mu bapasitoro b'amatorero yose avanze. Bafashe abapasitoro bababaza ibibazo runaka, barongera bafata abagabo batari abapasitoro nabo babaza ibibazo byerekeye ubuzima runaka. Baza gusanga abapasitoro mu matorero yose, yaba abagatulika, yaba abadive n'abaki, bose bavanze, n'abagabo bose bashyize hamwe, 68% babo bahora bareba porunogarafi. Nje ntabwo nzi ko mubyita mu Kinyarwanda. Kinyarwanda cyanjye giheruka ni cya kindi cya kera, kandi mwatangiye kubyumva rero mu mvugo yanjye. Porunogarafi ni bya bintu abantu baba bareba kuri za mudasobwa zabo, abantu bari mu mibonano mpuzabitsina, nibyo bita ngo ni porunogarafi. 68% b'abapasitoro n'abagabo bavanze bahora babireba. None ko bamwe muri mwe mbona mutangiye kundeba nabi. Oya munyumve neza. Navuze ngo ubushakashatsi bwakozwe he? Murame. Ibi bintu ntibiba hano muri Afrika, murabizi.
mu rubyiruko hagati y'imyaka 18 na 24, 76% birirwa bashakisha izo za video. Urubyiruko hagati y'imyaka ingahe? 18 na 24, 76%. Ni ukuvuga ngo ufasha abasore n'inkumi hano, harya abakobwa b'imyaka 14 babita inkumi cyangwa n'abangavu, hama abasore bakabita ngo iki, ingimbi. Ubafashe ukabari 176 muri bo birirwa bashakisha kuri telefone zabo ubwo bwoko bwa za video, bashaka kureba abantu barimo bikorera imibonano mpuzabitsina, kandi bari mu itorero. Abagore barenga 33% batarengeje imyaka 25 bashakisha ubwo bwoko bwa za video nibura rimwe mu kwezi. Abagore bafite abagabo. Numvise umuntu avuze ngo ndarengana. Ni ubushakashatsi ndimwo mbasomera, ababishaka turangije mwafata ibingibi ndimwo mukabona aho nabisomye, nubundi mwajya kuri iyo mudasobwa mukoresha mugakanda ahantu mwahita mubibona. Nuko gusa bitari mu Kinyarwanda, nagerageje kubihindura mu Kinyarwanda, sibyo, ariko Icyongereza namwe nicyo mukoresha. Hari ubundi bushakashatsi bwakozwe muri 2016. Sinzi impamvu batwibasiriye twebwe abapasitoro rero. Ubu bushakashatsi nabwo bwakozwe ku bapasitoro no ku bagabo. Ese kuki badakora ku bagore n'abadiakonese n'abagorera? Kuki bo batabitabiriye? Kandi wasanga abagore ari abere kurusha abagabo, nge simbizi. Bahamya ko 64% babo bapasitoro, n'ubundi bushakashatsi budahwanye n'ubwa bwundi, bahamije ko bahora basenga Uwiteka, basenga ijoro n'amanywa kugira ngo Uwiteka bahe imbaraga zo kutajya muri ibyo bintu. Murumva aho bitandukaniye? Abambere babyirirwamo, ariko hari abandi bahora basenga amanywa n'ijoro, bati Uwiteka iki kintu kirimo kiradukurura, duhe imbaraga ntitukijyemo. Ubanza hari ntari uvuge ndanguruye ijwi kuri aka ngaka ngiye gusoma. Reka ntaranguririshwa, ahubwo ni mubanga amatwi. Ubushakashatsi bwa nyuma buherutse gukorwa bwerekanye ko muri icyo gihugu ibi byabayemo ni mu Butaliyani, abapadiri 4 kuri 5. Ni ukuvuga ngo ufasha abapadiri 5, 4 muri bo bafite imyifatire y'ubutinganyi. Muzi ubutinganyi cyaricyo? Harya isomo twasomye ryitwa ngo iki? Twarivanye he? Mu rwambere rw'Abakorino cya 10 na kangahe? Umurongo wa kangahe? Bivuga ngo iki? Ngo nimugire, oya ntimwihute cyane, ngo tugire dute? Mugere ikirenge mu cyanjye. Uwo muntu uvuga ni umupasitoro. Uwo muntu uvuga niba mubishaka, niba mufite n'abashyitsi baba Gatolika, uwo muntu uvuga ni umupadiri, sibyo? Ni umuprofete, ni bishop se, bitewe nuko abantu bita abo bayobozi. Aravuze ati mwebwe bizera nimugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Ngaho ni munyumvira ibi rero. Niba abapadiri 4 kuri 5 bafite imyifatire y'ubutinganyi, none se ndi bugere ikirenge mu cyabo? Ntabwo mvuze ngo munsubize ko nta mupadiri mufite. None se niba abo bapasitoro bo muri Amerika 70% barimo bareba ibyo bintu amanywa n'ijoro, none se ngere ikirenge mu cyabo?
mugira amahirwe mushobora kuba mutabizi. Ku itariki ya Karindwi Mutarama 2023 hari umupasitori w'umudive wo mu gihugu ntashatse kurondora yahagaze imbere y'abizera nk'ubu mpagaze, nuko aravuga ngo kuba umuntu yakururwa n'ibitsina byombi, niko nagerageje kubihindura mu buryo bwanjye bw'ikinyarwanda, ngo we nta kibazo abibonamo. Niba uyu munsi abonye umugore akumva aramukunze bakaba bajyana, ejo ibitekerezo bigahinduka akaba akunze umugabo nawe bakajyana bagakorana ibyo bakora, nta kibazo abibonamo. Hari nyogokuru ndabivuze ahita avuga ngo icyo kora rero, icyo nkundira itorero ry'Abadive, bahise bahaguruka bose, umuyobozi wacu arabizi, bahise bahaguruka pe, bati ntirirema, bati genda wiherera ahantu ibyo bintu byawe banze bivangure, hama nibisobanuka neza ahari uzagaruka. Bahise bamuhagarika. Ariko nukuvuga ngo ni ibintu biturimo hagati, ni ibintu biturimo. Ubwo ibyo nababwiye ni ibintu byerekeye ubushakashatsi nshobora gusoma, ariko ibitari no mu bushakashatsi ni byinshi. Hari igihugu mperutsemo mu Burayi, mpura n'abakuru b'itorero 650, tumarana iminsi 3. Nkavuga ibintu nkabona abantu bararize, navuga ibintu nkabona abantu, abagabo n'abagore bose bari abakuru b'amatorero gusa. Burya iyo umugabo arize rero ntabwo aba akeneye kugusobanurira. Ndabeshe? Reka nkomeze maze mvuge ngo uratekereza umuntu ucunga imari y'itorero, nabyo byarabaye. Ndagira ngo ibintu ndi bubabwire ko ngiye kurangiza mu kanya, ariko nagira ngo mudatekereza ngo ndimwo ndibwira ibintu mu mutwe waje. Ibi byabaye muri Afrika y'Epfo vuba aha rwose. Umucungamari w'itorero abagize ati afata amadolari 850. Mvuza ngahe? Yamaye ayo mafaranga ntabwo nayabona n'ayamaso yanjye, nshobora no kutazayabona kugeza Yesu agarutse. Umucungamari w'itorero arayafata. Muzi ukuntu yabigenzaga se? Yaragiye afata sinyatire y'umukuru wa Firidi, maze ayishyira mu ikoranabuhanga ayihinduriye. Afata iya gitifu nayo arayihindura. Noneho akagenda afata amafaranga muri banki. Mbona ko mwese mufite za telefone murimo mutanga amaturo n'imigabane mukoresheje ikoranabuhanga. Uwiteka himbazwe. Ariko maze uko abizera bayohereje mu kigega, nawe agahita yajyamo kubera ko yari umucungamari, agahita yohereza kuri konte ye, kuko yahitaga sinyira perezida wa Firidi na gitifu. 850 pe, cyo kura baramufashe. Niba se hari abandi bahise bati yewe uzi ko iri torero riba ririmo ibiryora, nuko umugore nawe, umugore ukuze pe w'imyaka 55, nuko nawe aragenda maze agatangira akoramo duke duke. Bamufasha maze kunyereza 3,000 by'amadolari. Nawe bamukatira gufungwa imyaka 8. Umudiyakoni we rero yarazi ubwenge butangaje. Uko bamaze gufata amafaranga maze afite akagaseke mu ntoki, nuko uwasenga gati none nimufunga amaso dusenge. Maze umudiyakoni agafunga rimwe. Hari abadiyakoni bafite umwuka ku buryo iyo dusenga ntibafunga amaso. Agafunga rimwe kugira ngo arebe niba hari irindi jisho rifunguye rishobora kumubona. Maze ubwo barimo basenga ngo amaturo atubuke akayatubya.
yewe reka nigarukire kuri rya somo ntabiriza hano maze mubyumve nukuri pe ntabwo ndi bujye kure cyane y'iri somo nimwumva ukuntu iryo somo ryubatse uyu mugozi uragenda ucomoka nta kibazo riravuga ngo iki ngo mugere ikirenge mu cyanjye biri muri Bibiliya yayo nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Iyo uwo mubwiriza avuga ngo mugere ikirenge, mugere ikirenge kubera ko mutazi ikigomba gukorwa nuko kigomba gukorwa, ntabyo muzi, niyo mpamvu mugomba kugera ikirenge. Ntimubyikorere, mugere ikirenge kubera ko mutabyishoboza, mudafite uwo mureberaho. Mugere ikirenge kubera ko mwavukanye izo mbaraga nke zo gukora ibibi. Mugomba kugera ikirenge kubera ko ntabwo mwavukanye kamere yo gukora ibyiza. Ingorane rero niyo ushatse gukora ibyiza ukabura umuntu wagera ikirenge muke, nuko ati gera ikirenge mu cyanjye rero. Haleluya. Kubera ko menyeranye n'uwo ushaka kumenya. Hari abantu baherutse kubatizwa vuba ngaha, nababona nshobora kubona ikiganza cy'abantu baherutse kubatizwa muri uyu mwaka gusa. Hari umuntu uri hano wabatijwe muri 2025 hano. Mana ishimwe ndababona. Uzi nk'iyo umuntu avuga ati urimo urashaka Kristo, ntiwabatijwe ejo bundi, urashaka kumenya ukuntu Kristo avuga, ukuntu Kristo agira impuhwe, ukuntu Kristo akora imirimo, ndeberaho. Gera ikirenge mu cyanjye. Narwanye intambara kugeza ubwo ngeze ku kigero ushaka kugeraho. Gera ikirenge mu cyanjye. Gera ikirenge cyawe mu cyanjye kubera ko namaze kumenya amabanga y'imico myiza ya Kristo mbona ushaka kumenya. Gera ikirenge cyawe mu cyanjye kubera ko mfite ibimenyetso bigaragara ko nzi kandi ko nakurikije imigenzereze y'uwo ushaka gukurikira. Gera ikirenge mu cyanjye. Turi kumwe? Iyi nteruro yasohotse mu kanwa ka Pawulo iraremereye cyane. Ati gera ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera. Ubwo ashatse kuvuga iki? Ashatse kuvuga ngo nubwo nkubwira ngo ugere ikirenge mu cyanjye, sinjye ntangarugero, sinjye cyitegererezo, ni ukubera ko nanjye nkigera mu cyundi. Ntacyo mfite muri nge cyakurura abo bose bashaka kumenya Kristo, nta kindimo cyanjye ubwanjye. Niyo mpamvu nubwo mbabwira ngo mugere ikirenge mu cyanjye, nanjye ndimo ndakigera mu cyanaka. Gera ikirenge mu cyanjye, nta kizima nshaka ko umbonamo kuko nta kirimo uretse icyo Kristo yambibyemo. Noneho gera ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Reba uko mbayeho, niko na Kristo yabagaho. Nyumva, umva uko mvuga, nuko Kristo yavugaga. Sinjye uriho, ahubwo ni Kristo undimo. Ibi bintu byose ndimo mbabwira nuko nyine ubu turi mu kibwiriza cy'iminota ingahe gusa, kuko iki cyose mbabwira kijyanye n'amasomo muri Bibiliya, ntabwo ari ibintu nihimbira. Nubwo ntari Kristo, ariko ugeze ikirenge mu cyanjye uzaba uri mu kigera mu kirenge cya Kristo. Mbega amagambo akomeye. Inshuti zanjye, hari ikibabaje rero nko nababwiye, aho henshi nkunda kugenda. Abantu basigaye baza mu itorero, barigeramo
bagasanga ntaho imitima y'abantu mu itorero itandukaniye naho bavuye. Abantu basigaye baza mu itorero bagasanga urwangano rurimo. Ndavuga iriya mba, ntimunyumve nabi. Ugasanga abantu mu miryango, umugabo akubise umugore ku Isabato mu gitondo, barangiza bakaza mu rusengero. Nuko uwo mugore ukamubaza utese mushiki wanje byagenze bite? Ngo narimwo ndi mu gikoni, ngo hama ngo hari ukuntu ngo narimwo nterura amavuta, ngo abantu harukiyeho, ngo ndimwo nyahunga, ngo mba nkubise itama ku kabati. Aha, musigaye mubesera n'utubati koko, ngo kugira ngo umugabo batamuca mu itorero. Ndavuga ibibera iriya. Aya magambo yo mu byakozwe n'intumwa, hari amagambo arimwo mu gice cya 11 umurongo wa 26. Ariko uzi kugira ngo abantu bareba abantu baba mu itorero maze babitirire Kristo, ijambo ubukristo ntiryabagaho. Ni imyifatire y'abantu bari mu itorero, noneho abapagani barabareba bati nyamara aba bantu basa na wa muntu bitaga Kristo. Birihe uyu munsi? Buriya mu Rwanda ho birimo, nuko gusa ntamenyereye. Nyamara henshi ngenda no mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa Karindwi, nukurushaka abo bantu basa na Kristo, ugasanga nimbarwa, rimwe na rimwe ugasanga ntabahari. None ubu hari abantu bakuze kuva bakivuka bari no mu itorero, barimo barashaka umuntu usa na Kristo ngo bamukurikize. Baramubuze, intege zibabanye nke, bidatinze bazasinzira bategereze Kristo, batigeze babona umuntu usa nawe. Abasore mu mbaraga zabo barimwo barirukanka hirya no hino, barashaka umuntu wabakurikiza. Ese mwabonye abasore n'inkumi iyo babonye umuntu uzi gukina umupira ukuntu bahita batangira kugura imipira ye? Mwarabibonye? Ese mwabonye iyo abasore cyangwa abana babonye umuntu uzi gutera amakofe ugusha abantu nka 5 hasi? Mwabonye ko iyo abana bagiye ku ishuri mu gitondo baba barimwo baterana amakofe, baba bari gushyira mu bikorwa urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 1. Barimwo baragera ikirenge mu kirenge cy'umuntu wabakuruye. None se niyo batabona n'umuntu usa na Kristo mu itorero, bazabure no kwimenyera gutera amakofe cyangwa gukina karate? Nibura babure se nibura no kwiyogoshesha bagashushanya imiserebanya ku mutwe wabo? None muragira ngo bagire bate? None se wowe bazagutorera kuba umukuru w'itorero, hanyuma uzubwiriza abantu 100 bihane, hanyuma nugera mu rugo nkubite, hanyuma uvuge ngo uwo Yesu wawe ngo hari icyo amariye? Aragatsindwa n'Imana. Uwo Yesu urimwo uvugisha uzana mu rusengero, wagera mu rugo ukamunkubitisha, ntabwo ari Yesu wo mu ijuru. Ntimwibagirwe ko n'imyuka mibi ibwiriza. Aha, reka nitonde, ndumva ntangiye gushyuha. Iriya twebwe tuba ni mu butayu, hari ukuntu bidutera gushyuha cyane, tugatangira no kuvuza induru. Ndabona mwese mucecetse rwose nk'abamarayika, Imana ihimbazwe, ariko twe dukunze gushyuha mu butayu. Nyamara ariko birambabaza rero, ugasanga umwana wawe w'umwangavu aragenda yambaye imyenda imuhambiriye, atari uko ashaka kwerekana umubiri we, ahubwo kubera ko adashobora kugura undi mwenda. Wowe urimo uragurira imyenda abandi bakobwa, hanyuma ukaza ukambwira ngo Yesu araje, aje kumara iki se? Umugabo wawe yagiye mu ruzinduko, yagarutse
ubwo amaze kugenda uti noneho cya kigoryi kiragiye. Uyu nawe ni umugabo yagaruka agasanga ufite ibitenge bibiri bisha. Ese madamu iyi myenda Imana ihimbazwa yivanye he? Ariko uzi ukuntu Yesu ankunda, yabigukunda tese. Atuzi ukuntu narimo nigendera numva umwe muri bashiki banje ati ese wakwifatiye aka utasoninde oya bitakubera ikigusha nshuti. Uwiteka aho wabivanye. Maze kwisaba tukaza wakubisemwo cya gitenge disi, maze ugahogomba ukaririmba nka marayika, kandi uzi ko icyo gitenge aho wakivanye hari mu mwijima. Nge ndivugira biriya kubera ko nababwiye ko niturangiza muramfasha tubasabire, sibyo? Yego rata. Nuko reka dukomeze maze turangize iri somo. Umva, aba bantu twita ngo ni abanyabwenge, abashakashatsi, maze bababwiriza ukabona barakurebye bakagusuzugura nkaho ntacyo uri cyo. Hari ukuntu aba bantu b'abanyabwenge basuzugura abapasitori, cyane cyane iyo tubwiriza ngo Imana yaremye ijuru n'isi, kandi bavuga ngo twe twavuye mu ngagi no mu tundi tunyamaswa. Baratureba bakatugirira imbabazi bati nukubera ko batize iby'amasiyanse disi. Ariko subwiza ikibazo gikomeye baba bafite nuko iyo Mana tuvuga ngo yaremye ijuru n'isi babona tutayitengukirwa. Biravugwa mu Kinyarwanda, ura ntabwo kivugwa. Baratureba akabona tudatinya iyo Mana. Murabyumva? Sigaye ubona abantu baza mu rusengero ukabona umuntu ari guhekenya chewing gum kandi atarwaye epilepsy. Harya epilepsy ni iki? Ni igicuri. Abantu barwara igicuri abaganga bajya bababwira ngo bajye bakunda guhekenya utwo tuntu kugira ngo imisaya yabo ikomeze ikore imyitozo. Ariko pe ukabona umuntu arimwo aragihekenya nta kintu arwaye, arimwo arasohora ururimi rukaba rukoze inyamirambo, akongera akarusohora rukaba rukoze igicumbi. Ubwo arimwo aravuga, pastor arimwo arabwiriza. Ese utinya Imana? Ubu wahaguruka ukajya mu biro bya Perezida wa Repubulika maze wagera imbere y'ugahekenya chewing gum? Oya nimumbwize ukuri n'ukuri kugira ngo nzagire icyo jya kubwira bagenzi baciriye. Ubu bakumva telefone iravuze ngo ngwino mu biro bya Perezida, irahira kutashaka imyenda myiza ufite kwisi akaba ariyo wambara. Rahira kutagenda ugasokoza neza namenye ukayoza ugateraho n'ishwagara, maze ukagenda wagera ku irembo oya utaranagerayo ukagenda ugakora imyitozo nk'abajiya kugira ngo umenye ukuntu utambuka mu biro by'umuyobozi w'igihugu. Ariko ujya ubona abantu binjira mu rusengero, pastor ntabwo ari hano ndavuga iri, maze ukabona abantu baragenda nka ya saki maze gutora yahaze. Mubona uko zigenda nkaho biremye n'ukuri. Wakwitonzera hamuti bari abantu n'abapagani ntibazi Imana, baravuga ngo nta Mana ibaho, ngo ntiyaremye. Wowe se uyizi kuki utubana inzu yayo? Timwunda batunga agatoki nkaho namwe mubikora. Reka da mumbabarire. Nuko ndabinginze rero, ndabinginze. Niyo mpamvu nahereye kuri ba mama na ba data na ba nyogokuru na ba sogokuru. Ndabinginze, ushobora gusanga muri iri torero hari umuntu utaramenya uko Kristo ababarira. Ushobora gusanga muri iri torero hari umuntu utaramenya uko Kristo yicisha bugufi. Ashobora kuba ari umuntu mukuru cyangwa ari umwana, agakomeza akarangaguza mu itorero, akareba abakuru b'itorero, akareba abagabo bamaze imyaka mu itorero, akareba abantu bari mu makorari, arimwo arashakisha ngo arebe umuntu ufite iyo mico ya Kristo. None se wowe wamubwira uti gera ikirenge mu cyanjye?
aya magambo rero njyewe ubwo bambwiraga bati wajya gukurira hamwe n'abariya bavandimwe b'i Kanombe, navuze nti Uwiteka mfasha iri torero rize kumfasha gusenga, dusabira ayo matorero yiriya hakurya y'uruzi, aho abantu barimo bashaka imyifatire ya Kristo bakayibura. Hariya twebwe tujya duhura n'ibibazo, umuntu akaza akakubwira ati pasito nge sinzigera nshaka umugabo. Ese kuki mama ko mbona uri mwiza kandi ntacyo ubaye? Ati ubuzima mama bayeho ntabwo mbushaka. Oya ntumbeshye, kandi muri Abadiventiste b'umunsi wa Karindwi ati byose uvuga byo nibiki? Ati nimushaka mwe n'Abadiventiste b'umunsi w'ijana. Ati mama kubitwa buri munsi. Hari uwaje arambwira ati pasito nabyakiriye ngiye kubatizwa, n'Uwiteka ahimbazwe. Atariko nshaka kugira ngo umbwire niba nanaka nawe ari umupasito. Ubuse none uragira ngo nkubwire iki? Nese we ntubizi. Nuko umwana w'umukobwa bafashe telefone abarayifunguye, abanyeretse izina pe. Ibi mbabwira mbishyize mu ruhame kubera ko byarasohotse bijya no ku maradiyo. Abarayifunguye ati iri zina urarizi? Se ntindarizi. Ati ngaho reba ibintu yanyandikiye. Mbabwiye ibyo yamwandikiye uyu munsi mwabwiyiriza, ariko kubera ko mwazanye ibiryo ntabyo mbabwiye rero. Ati pasito, ati ngaho nawe ndebera. Nababwira byinshi cyane ariko sinshaka kubanduza kuko mwe murera, ariko iriya biriyo byinshi bavandimwe. Ndabinginze, hari umuntu utazigera amenya Kristo kubera imyifatire ya runaka mu itorero. Hari umuntu utazigera amenya Kristo kubera ko twambaye gusa amakoti na za karuvati na za uniforme za jia n'amakorari n'ibindi, ariko bareba Kristo bakamubura. Nagira ngo uyu munsi buri wese muri twebwe, cyane cyane twebwe tumaze imyaka mu itorero, cyane cyane twebwe dukuze, cyane cyane twebwe ababyeyi, ariko n'abatari ababyeyi bamaze imyaka runaka mu itorero, mwitegure mube mwabwira umuntu uje mu itorero bwa bundi bushya nako mukambwira muti sha ntiwaje ngo wemeye Kristo. Ati none rero guhera uyu munsi ujye undeba. Ujye undeba, ndababarira. Ujye undeba, mfasha abantu. Hari amatorero iriya nigeze kugira, hashize igihe cyo kora ntagira itorero. Ndakennye. Rege namfite amatorero, nge nayoburaga amatorero 13 bingoye, ariko nkashaka abantu bo kubwiriza. Nakuzajya kubwiriza hariya, bakumva ngo nakayaje ngo ni uzaza kubwiriza hariya. Uwo munsi mu itorero hakaba harimo abantu nka 20%. Abandi navuga nti azaza kubwiriza, ahubwo nabo mu yandi matorero nabo bakaza kuhateranira. Ariko nareba ukuntu abo bantu babwiriza, nkabona wa wundi ukurura abantu ntabwo rwose azi no kubwiriza neza. Nibwo naje kubona ko burya igikurura abantu kuri Kristo ntabwo ari ukumenya kuvuga ikinyarwanda neza, ntabwo ari ukumenya kuvuga icyongereza ngo abantu bavuge ngo ye ngo akirusha n'abongereza, nta nubwo ari no kumenya kuvuga igifaransa ku buryo ukivuga abantu bagagukomera amashyi kubera ko nta kintu bumvise ngo wabajimije. Hari abantu baza mu rusengero gusa bagataha bahimbaza Uwiteka, ngo uriya mupasiteri sha ngo yatubwirije ngo akavuga igiheburayo n'ikigereki, ngo kandi abivuga nk'aho ari umugereki, ngo ku buryo ngo pe ngo isaha yose yamaze ahagaze ngo nta kintu navanyemo, ngo sha ngo dufite abanyabwenge ni ukuri. Oya, ubu abantu dukeneye muri iki gihe, kandi n'aba bana bacu mwumvise ngo bari kujya ku mbuga nkoranyambaga nako mumbabarira, ngo mukibwira ngo bagiye gushaka pornography gusa. Oya,
barimo barashaka abantu bakurikira, barimo barashaka abantu bahinduka nkabo, barimo barabashakisha. Hari abana barimo bashaka abapapa kuri interineti kubera ko bababereye amabamba. Hari abana barimo bashaka ba nyina bababuze kandi babana mu nzu imwe. Hari abagore barimo bajya gushaka amahirwe yo kwishima hanze y'urugo kubera ko umugabo wabo ntabwo abaha uko kwishima. Hari abantu batajya bahobera abagore babo cyangwa abagabo babo ngo ni umuco nyarwanda, ariko magera hanze y'urugo ye baba we nuko bahobera gusa hasa ubwo ko babasoma. None si uwo muco nyarwanda udashobora kubera hanze ahubwo ukaba mu rugo gusa, ni bwoko ki? Ndabinginze mu izina rya Yesu Kristo, wagira izo mbaraga zo kubwira abantu uti gera ikirenge mu cyanje. Mu Bagalati igice cya 3 reka ndangize umurongo 28 ngo none nti hakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Uruzi yaba niriya mba nabyo biriyo, ugasanga abantu b'abakire badasuzugura abakene, ugasanga abantu ngo bize bihanitse badasuzugura babandi bavuga ngo ntabwo bize, ugasanga nabo barasangira ifunguro. Uruzi kwiriya ujya kureba ugareba nyuma y'Isabato abantu basangira, ugasanga barasangira bakurikije ikigero barimo mu bukungu. Hanyuma twarangiza tuti bavandimwe mani bahere ko mwebwe mutabikora hano. Abakene bari kuzi kugira ngo umuntu buri gihe uza ku rusengero ari mu modoka za zindi kera twazitaga ibitabashwa, maze pasito maze ku munsi w'ifunguro ryera maze akagenda akajya kozanya ibirenge na wa muntu udafite inkweto ufite bya birenge nyine ushobora kubikamwe inoti z'100. Enda babwira ibintu nzi ko yako nanjye nuko byari bimere. Nabwira abapasiteri ko nagendaga n'amaguru nkava ibutaro nkaza hirya hano ku Rwesero. Umubona abantu bambaye za karuvati n'ibiki bari kuba presenta hano wagira ngo baturutse mu ijuru. Ubuzima bamwe muri twe twanyuzemo nta numwe muri mwe nabwifuriza. Maze ukabona uwo muntu w'umukire wavukiye kwa muganga, twe twavukiye mu nzi wacu, badukebesha urwembe basigaho ibitunguru. Maze uwo muntu akabona uraje urapfukamye, no muri iyo kositimu y'ibihumbi 500 na za ntoki zibengerana nka zahabu, maze ugafata cya kirenge cye, cya kirenge kitoga kubera ko nta sabune gifite, maze ukacyoza mu izina rya Yesu. Uzi ko umuntu avuga ati uzi ko koko tuva indimwe, uzi ko koko turi abavandimwe, uzi ko koko tugiye mu ijuru rimwe. Hari ukuntu iryiriya rero bamwe bajya bifata nkaho mu ijuru naho hazabamwo za karitiye, hazabamo za Kiyovu z'abakene na za Kiyovu z'abakene. Yewe mfite umuyobozi wanje kandi rwose Bibiliya arayizi kundusha nta gushidikanya, ntabyo nasomye muri Bibiliya pe. Ngo hari ahantu habakire gusa naho abakene ntabyo nasomye. Ngo hari abantu ngo bafite za doktora ngo n'abatazifite, ngiye ntabyo nasomye. Niba yarabisomye nukura ndwaneho ntaragenda kugira ngo mutanca mu itorero, dore nsigaje iminota 4 gusa. Ese mama, ese data, uko kwivangura kwacu ugize ngo ni ibyamoko mujye mubiha amahoro. Oya, tuvangura mu itorero ngo ntituresha. Ndavuga hirya iriya, ntago mvuga hano. Ngo ntituresha,
ugasanga abantu abafite za lisanse bose bicaye hamwe, abafite za maîtrise bari hamwe, babandi ngo baminuje ngo bafite za doctora n'ubwanwa burebure nabo barukwabo ngo naba professeur, abafite amamodoka ahenze cyane nabo bafite quartier yabo. Nshuti, reka ndangirize kuri ibi rero kandi mbibutsa wa murongo twasomye. Kambabaze hama ndangize. Mwemera ko nkuko mpagaze aha nshobora kugwa ngasinzira? Birashoboka ntibishoboka? Sinababwiye ko iri torero ryerara hari abambesha uvuga ngo ntibishoboka mu izina rya Yesu. Uhuhe Yesu? Birashoboka ko nagwa nkasinzira? Ntibishoboka? Birashoboka. Mwagitsinze. Icya kabiri, ubu nguye hano mwumvise ibintu pasiteri yavuze, ntimwabyumvise? Ndamukunda pasiteri rwose, afite ukuntu abivuga mu buryo bwiza bitari bya bindi bya abantu mva ari kurondogora ngo ntuza ngo afite ngo amadiploma ya naya n'ibiki. Namukunze cyane, ni umuyobozi n'ukuri, ariko ibyo bipapuro byose biri aho ngaho mu rugo. None kugira ngo mukira akantu babwire hanyuma dusenge. None reka bibaye nkagwa hano nkasinzira, nzi ko muri abana beza maze mukamfata mukajya kunshingura, nimumbwire ko ibyo bipapuro mbifite ngo ni za lisanse na maîtrise na za doctora mama, ngo nkora mu bihugu utabara. Mugiye kunshingura, imva yanjye mwayigira nini kurusha y'uwawundi utarigeze ajya mu ishuri. None ubwo ntimwamuhemutse se? None se ko nambaye inkweto nkabanyenda no mu ndege, ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo nibura mwacukura ngo bigere kure cyane kurusha abandi? Imva yawe imeze nk'iyabo ngabo batazi gusoma pe? Ko mutavuga se? Nimuvuge turangize. Nta nubwo mwakongeraho na 3 santimetero nibura ngo murebaho mwarambika n'izo za diplome? None se ko mfite n'akamodoka nubwo katagaragara, none se nta nubwo mwakongera ngo nibura ngo nako mugashiremo? Reka mbazi cyanyuma. Narumvise ngo abantu babashinguye hari utunyamaswa ngo tuhita tuza kwifatira ifunguro rya mu gitondo, batwita ibimonyo, niko bakitwita. None se muravuga ngo n'abantu bafite za diplome zihanitse bakaba bagenda no mu ndege, baravukiye kwa muganga bafite n'amamodoka atabonana, ntimumbwire rero ngo n'ibimonyo nabo birabarya? None ko mutavuga ngo dusenge, nabo birabarya? Nukuri? Ahubwo rero ushobora no gusanga bibarya vuba, kubera ko abantu bibera mu murima, intoki zabo n'umubiri wabo birakomeye ku buryo ikimonyo gishobora no kuza kikavuga ati uyu agiye kunkura amenyo, ariko wa wundi rero wavukiye kwa muganga, maze intoki ze zikaba zimeze wagira ngo akozwe muri shokora. Cya kimonyo ntikigenda kigahamagara ababyara bacyo bose batari ibiryo biryoshye. Ntabwo naje hano kubasetsa, birambabaza iyo mbona twishyira hejuru ngo twarize twaraminuje, ngo dukora muri conference generale, ngo dufite amazu n'amamodoka. Simwe mumaze kubimbwira ngo bose iyo bapfuye imva ziba zingana? None se uwo mwirato tuzawugira kugeza ryari? None se ko kwivangura bizageza ryari? None se kwironda igihe tugiye kurya ngo kubera ko bimwe biryoshye ibindi bitaryoshye? None se hari ubutaka budasanzwe bashyinguramo abo bantu bakize? Ese twagiye dusangira ko ari hahandi ko turi bamwe, ko twese twavutse twambaye ubusa, ko twese tuzashyingurwa ibimonyo bikaturya, kandi ko abazi Kristo bonyine aribo bazajya mu ijuru? Narangije, nta bindi nongeyeho uretse kongera kubinginga.
niba muzi ya ndirimbo mufata igitero cya kabiri wa musore yigumire hariya ubu turi gusenga 122 igitero cya kabiri turakiririmba niturangiza hanyuma ndigendera murahari nigiza ntacyo mfite nibyo sariko ntacyo nzanye wituro ry'umwami keretse umutima ushavuye keretse umutima ushavuye makuhagizwa amaraso yawe makuhagizwa amaraso. Ese mwamfashe tukaririmba n'icya gatatu niba mugifite agahe nyigiza hafi mwami wanjye nishimiye gucika ku byaha nishimiye gucika ku byaha ndeke kwikuza n'ubwibone ndeke kwikuza n'ubwibone umpe Yesu umpe Yesu mwami wambambiwe umpe Yesu mwami wambambiwe reka mbinginge turirimbe n'akanyuma hanyuma niyicarire nyigiza bikore gihumeka gihumeka kugeza ubwo nzagera imudapfa kugeza ubwo nzagera imudapfa maze mu bihe bidashira maze mu bihe bidashira nzibere hafi y'umwami wanjye nzibere hafi y'umwami wanjye nzibere hafi y'umwami wanjye. Isengesho mbasabira nzi ko umuyobozi wacu niwe uri buze kudusabira isengesho rya nyuma, ariko isengesho nanjye mbasabira nanjye nisabira ni ukugira ngo buri gihe tube twiteguye kugira uwo twabwira tutigera ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo, hatazagira umuntu uzimira kandi yaratumenye ariko ntatubonemo Kristo akibwira ngo Kristo ntacyo amaze ngo nta nubwo abaho. Nibyo mbasabiye nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu, amen.
imwe ikiza gukurikiza. Mukiza Mana yacu nziza, Mana y'igikundiro, soko y'ibyiringiro n'agakiza, turakunezerewe cyane kuri aya manywa, tunejejwe no kuri soko y'agakiza n'ibyiringiro. Tugushimiye kandi ukomeje kutubwiriza mw'iby'agakiza, ukanadukiza, uhabwa icyubahiro. Ducishijwe bugufi cyane imbere yawe, tubabajwe cyane n'uburyo imico yacu, imivugire yacu, imirire yacu, iminywere yacu bitagaragaje izina ryawe. Tubabajwe kandi n'uburyo abashatse kukubona batunyuzemo batakumenye, ariko tugushimiye ko waturindije Isabato, ukohereza umugaragu wawe ukamutekerera iri jambo, ijambo ryomora, ijambo rifasha, ijambo rihumuriza, ijambo ry'ibyiringiro. Tugushimiye ko umwongera utazimiza, uhabwe icyubahiro. Kuri iyi Sabato rero twemerere kugira ngo ubwo bugoryi n'ubujiji twagize amaraso ya Yesu abyeze. Mwuka wera adutsinde, atwemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka, kugira ngo uhereye none Mwami imico yacu yabaye akahebwe, Mwuka wera adukabakabe, ijambo ryawe ritweze, kugira ngo amasezerano twagiye tuvuga mu bihe binyuranye ariko rimwe na rimwe tukayibagirwa cyangwa tukayirengagiza, uyu munsi udushoboze gutera intambwe yo kwivugurura.
reka imico yacu ihindurwe nawe. Reka uko bukeye n'uko bwije uduhe imbaraga zo guha ijambo ryawe agaciro, uturinde gutwarwa n'iby'amanjwe byaduka mu buryo bunyuranye, ahubwo dushoboze kugira imico nk'iya Kristo. Abatubona bajye bakubona, bahimbaze data wo mu ijuru. Uhereye none aha rero uturinde umwana wo kurimbuka. Mwuka wera, buri wese wageze aha ngaha n'abatahageze ku impamvu zitandukanye, n'abadukurikiye ku buryo bw'ikoranabuhanga, twemere gutsindwa nawe. Reka iyi sabato itubere intangiriro yo kongera kugendana nawe, kandi mwami udushoboze gutekereza ku hazaza hacu, kugira ngo amahitamo tugira adushoboze kuba mu ruhande rwawe. Tuzi ko ibyo wibwira kutugirira ari ibyiza, buri wese umushoboze kubyakirana umutima ukwizeye, mu izina rya Yesu, amen. Ashimwe. Ni bangahe bashima Imana kubw'uyu munsi n'umugabura w'ijambo ryayo yatwoherereje? Murakoze cyane. Ntabwo namutatse nk'uko yabivuze, ariko kuko akora mu nzego z'itorero, igihe kizagera inshingano yamuzanye ayisoze asubire iwabo. Twagize umugisha wo kubana nawe. Ni bangahe bamfasha kumutuma intashyo ngo azadushyikirize abizera bene data n'abashiki bacu? Pasitoro, izi ni intashyo tugukoreye, uzazitugereze kubo musangiye inshingano n'itorero. Murakoze, mukomeze kugira isabato nziza. 229 dusohoka. Say,
Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.